my beautiful people, nizere ko mumeze neza cyane abakomeje kudukurikira hano kuri +250 of course. Uyu ni Valeri nkuko maze kumenya hano kuri +250. Sinatangira ntabanje kubasuza cyangwa se bifuriza umugoroba mwiza. Nizere ko mumeze neza rero abaherereye mu majyaruguru, amajyepfo cyangwa se uburasirazuba n'iburengera bwaryo, by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali ntabwo twabibagirwa, ndetse na diaspora intara ya gatandatu. Tumaze kugira abantu benshi cyane bakomeje kubana natwe muri ibi biganiro, ndetse cyangwa se n'abakomeza kugenda badoreza ibitekerezo mu buryo bwari bwo bwose. Twizere neza yuko nawe nimba ufunguye iki kiganiro by'umwihariko ntiwagenda utagize gute udakoze subscribe, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murabizi ko by'umwihariko dukunda gukora inkuru zicukumbuye by'umwihariko muri gospel cyangwa se mu matorero, ariko ntibyatubuza no gukora ku nkuru zigenda zivugwa ziri trends, kugira ngo tugende tuzigarukaho tuzibabwira, kugira ngo mujye muba aba mbere mu kumenya inkuru zikigera bwa mbere kuri social media cyangwa se ziri kuvugwa. Uyu munsi rero muri uyu mugoroba tariki ya 22 ukwezi kwa 4 2025 masaha saga saa 2:45 nibwo tubonye itangazo rya web cyangwa se tubona no ku bitangazamakuru bitandukanye nk'igihe bivuga yuko umugabo bita Turahirwa Moses wa Motions ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Twese tukibona twabaje kwibaza ntise ntiyabazize ibyo yaherutse gutangaza turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ubu twese twahise nta kindi kintu twase twibaza, ariko by'umwihariko web nk'uko ibitangaza binyuze ku muvugizi wayo Dr Murangira Thierry yemeje ko uru rwego rwataye muri yombi Turahirwa Moses usanzwe ari umuyobozi w'inzu y'imideli ya Motions, akaba akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko by'umwihariko nk'uko web bivuga binyuze ku muvugizi wayo, twese tukibibona yagize gute avuga yuko afunzwe cyangwa se yafashwe akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Ariko by'umwihariko ntitwakirengagiza cyangwa se mu gihe cyashize cyangwa se mu myaka yabanje, Moses si ubwa mbere yabavuzweho iki cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge by'umwihariko urumogi kuko we abitangaza. Mu gihe gishize nibwo yigeze gufatwa n'ubugenzacyaha cyangwa se RIB imushinza icyo kintu cyo gukoresha ibiyobyabwenge, tuza twese kubibona, ariko by'umwihariko ntiyaza guhamwa n'icyo cyaha, aza kugira gute aza kurekurwa. Ariko by'umwihariko we yajuriye avuga yuko we atigeze atigeze akoresha ibyo biyobyabwenge ari mu Rwanda, by'umwihariko we ngo yabikoresheje ari mu Butaliyani, ariko nabwo akavuga yuko yabikoresheje mu gihe cyabanje. Ubu ngubu byari bitaragira gute bitaramushira mu mubiri, aribwo bamupimye bakabimusangamo, ariko bavuga ko yari yarabikoresheje kera, yari yarabiretse. Iryo tangazo cyangwa se mu gihe gishize ibyo twabonye cyangwa amara kurekurwa, ntitwatunguwe hadateye kabiri tugenda tubona ibitangaza cyangwa se tubona by'amaso yacu atigeze abona nk'abanyarwanda. Dutangira kubona uyu mugabo bita Turahirwa Moses cyangwa se uyu musore w'inzu itunganya mideli ya Motions atangira gukora ibikorwa bigayitse. Tubona amafoto cyangwa se amavideo yajya agashira kuri social media ziwe yambaye ubusa cyangwa se arimo akora ibiterasoni by'umwihariko mu gusambana n'abagabo bagenzi be, abenshi bakunda kwita abatinganyi cyangwa se abapede cyangwa se bamwe babarizwa mu muryango wa LGBTQ w'abana bahuje ibitsina. Tukibibona turavuga tuti uyu mugabo ni ikihe kibazo afite, by'umwihariko ko amaze kuragaraho ibintu by'ibiyobyabwenge, tukaba tumubonye no muri ibi bintu bimeze gutya. Benshi bagomba babyibazaho, batangira kubona ko uyu mugabo atari serious cyane, yuko mu gihe cyabanje ataratangira kuza muri ibi bintu yari umwe mu bagabo cyangwa se yari umwe mu basore batangaga icyizere mu gukora ibintu bitangaje buri munyarwanda wese yishimiraga, cyangwa se n'abanyamahanga bakagira gute bakabyishimira. By'umwihariko umugabo warutangiye cyangwa se umusore warutangiye kugera ku rwego rwo kwambika His Excellency, akamwambika imyambaro cyangwa se amashati. Uwo muntu urumva ko yaramaze kugira gute, yaramaze kuzamuka. Twese tuza kubibona yuko yageze yatangiye gusubira inyuma kubera gukoresha ibyo biyobyabwenge, nubwo yabihakanaga. By'umwihariko uyu munsi noneho nsinzi icyo yaza kugira gute yaza kuvuga, by'umwihariko ko si ubwa mbere yabafashwe ashinjwa gukoresha ibiyobyabwenge. Uyu mugabo rero mu gihe gishize cyangwa se mu cyumweru cyo kwibuka
abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi nibwo twabonye avuga ko yanga inkotanyi, yanga na his excellence Paul Kagame. Tukibona twese turikanga, abanyarwanda muri rusange turavuga ati uyu musore ni ibiki yadukora, uyu musore ni ibiki atangiye kuba yavuga gute, yavuga abayobozi bacu cyangwa se yavuga inkotanyi muri rusange. Burya iyo uvuze inkotanyi uvuze abanyarwanda muri rusange, uyu musore nimba avuze ko yanga inkotanyi natwe aratwanga. Ariko abenshi bakaguma babigaruka bavuga yuko uyu musore ashobora kuba yagize ati yabikoreshejwe n'ibiyobyabwenge, by'umwihariko urumogi. Kuri social media by'umwihariko abakurikirana twagiye tubyumva, bakavuga ati uyu musore amaze kugira gute, amaze kubatwa n'ibiyobyabwenge by'umwihariko urumogi. Rero ubu ngubu iyi nkuru dufite uyu munsi cyangwa se iyo twazaga kubabwira, nubwo yaramaze kugira gute, yaramaze kugira amaboko ataraye. Ubu ngubu dutegereze kugira ngo turebe nibura ku gihe kizakurikira cyangwa se mu minsi iri imbere ubwo azagezwa ubwo azakorerwa dosiye agera mu nkiko, nibura icyo azabasha kuvuga. Ariko ubu ngubu ari gushinjwa iki? Ari gushinjwa ibiyobyabwenge. Icyo mwari mwiteze cyo kuba yakoresha cyangwa se gukoresha amagambo y'urwango by'umwihariko ku nkotanyi cyangwa se kwanga his excellence ntaho bifite bihuriye, ahubwo arashinjwa iki? Arashinjwa ibiyobyabwenge. Uyu mugabo rero mu gutegereza tukareba, ariko by'umwihariko nanakangurira abajene cyangwa se urubyiruko rugenzi rwacu gukoresha ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza. Burya ikintu bakisi ikiyobya, uriya hari ubwenge hari no kuyobya. Iyo ikintu bakisi ikiyobyabwenge ubwo ni ukuvuga ngo ubwenge buba bwagize gute, buba bwayobye, uba utakiri nomo ko wahindukira ukaba wakora ibintu biteye isoni cyangwa se wavuga ibigambo bigize bite bitameshe bitewe n'ibyo biyobyabwenge wagize gute wafashe. By'umwihariko ibiyobyabwenge si byiza ku rubyiruko, ni byiza ko twabyihorera. Abajene ntabwo twarangiza tutabibabwiye. Ariko umuntu wari wese uri kureba iki kiganiro cyangwa se wumvishe iyi nkuru, byaba byiza ko subscribe kugira ngo tujye tugira dute, tujye tubana umunsi ku munsi kugira ngo ajye amenya amakuru acukumbuye cyangwa se ajya aza mu ba mbere amenye amakuru akigera bwa mbere kuri social media cyangwa se agenda avugwa. Bana natwe rero buri munsi kugira ngo ujye umenya cyangwa se usobanukirwe ku bivugwa by'umwihariko muri gospel ndetse n'amakuru atandukanye. Uyu ari nk'ibisanzwe, iyi ni +250.